bera nk'Imana. 17 aravuze ngo kandi uzajye witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha ibyo bimenyetso. Tuvuge ngo amen. Kandi uzajye witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha ibyo bimenyetso. Twikirize tuvuge ngo amen. Hanyuma ndashaka ko tuganira aya magambo y'Imana. Ndashimira Imana ko yabarinze nanjye ikaba yandinze, ihabwa icyubahiro cyayo. Cya kabiri ndabashimira Imana ko mwaje gusenga. Imana mwaje gusenga ntabwo izabavanira amaho. Twari turi ku ijambo rikomeye ryanyoheye rivuga ngo Imana iguha amanywa yawe, ariko tubona ko hari ibintu birwanya amanywa, kuko twasomye ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Batugaragariza ko ngo bujya bwira, baravuga ngo bugiye kwira ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora. Bene data, numvaga nabaganiriza ku manywa nkabaganiriza no ku ijoro ryamaza abantu, kandi nanone abo Yesu atararikuramo nabo barakomerewe. Umuntu uri mu ijoro ntamenya ko amanywa yaje. Ndabibutsa ko Yesu niwe manywa y'abizera, Yesu niwe gakiza kacu, Yesu niwe manywa y'abasenga. Niba mubyizera nkanjye ubwo birababera uko mubyizeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe manywa y'abasenga, Yesu niwe manywa y'abizera. Yaravuze ngo ndi umucyo w'isi. Kimwe mu bintu bikomeye rero, abantu benshi bararushye, abantu benshi bararemerewe. Kizakubwira ko umuntu akiri mu mwijima nuko umuntu ashobora guhagarara hariya akaba aririmba ariko akinasomana. Buryo umwijima uba utarashira. Umuntu akaba agira gutya akaba abwiriza ariko akinasambana. Buryo umwijima uba utaragenda. Umuntu akaba agize gutya akaba ari hariya. Mbese isi y'umwijima imereye n'aba bantu. Umuntu akaba ahagaze hariya akaba agira gutya akora imirimo myinshi mu rusengero, ariko ukajya kubona ukabona aracyanywa inzoga, ukabona aracyagambana. Urya muntu numureba uzamugirira mu musengere abatarigera agira gutya ngo narangiza avanwe mu mwijima. Ariko umuntu wavanywe mu mwijima twabonye wari we, twaramubonye, baratubwiye, yaratwibwiye, yaravuze ngo ni ngewe wahuye na Yesu arampumura, ubu ndimo ndareba ndakanura meze neza. Hanyuma ngo baza no kurwanya amanywa ye. Naratangaye, naje gusanga Yesu yakwihereye umugisha w'amanywa yawe. Ntabwo mama wawe yabyitaho, ntabwo papa wawe yabyitaho, kuko twarebye twageze ahantu ngo papa we bamuhamagaye ngo baravuga ngo nubundi yari impumyi ntiyakanuraga. Hanyuma rero reka duhamagare se na nyina twumve icyo babivugaho. Hanyuma se na nyina bahageze ngo bahita bihakanye umwana bibyariye, baravuga ngo baravuze ngo buriya turimo tuvugana nitwaramuka duhamije ko yahumutse tukavuga yuko yahumuwe na Yesu, baraza kudutenga, baraza kuhita baduca. None rero reka twibere mu ruhande rw'abatambyi, twibere no mu ruhande rw'idini. Iby'umwana tubyihorere, ndetse n'ibya Yesu tubyihorere. Hanyuma ngo baravuga ngo nawe nimumwibarize, ni umugabo nawe azi kuvuga, nimumwibarize. Urumva bari bamwihakanye. Ariko umuntu wabonye amanywa arahamya, umuntu wabonye amanywa avuga Imana neza. Umuntu wabonye amanywa ntabwo ushobora kumupfundikirana. Oya, ibintu biturimo ntidukwiriye kubiceceka. Yesu twakiriye ni umwami ushobora bingahe byose. Ko muna mutabyakiriye, ko mutabyumvishe. Yesu twakiriye ni umwami ushobora bingahe byose. Kimwe mu bintu rero nababwira, nimba uyu mwanya wa nonaha ukiraguza, ugiterekera, ukijya kubaza insinzi, cyambara utuntu hano, ugikorera ku miti, nta kintu ufite, ntago umucyo wigeze ukuvira. Ariko abamurebyeho bavirwa n'umucyo. Uyu mwanya wa none ahangaha nta pfunwe bagira mu maso yabo, ntihazagira ipfunwe ukundi. Ndashimira Yesu ko yadupfuyeho ipfunwe. Tumukomere amashyi, tumushimire cyane. Yesu akwiriye amashyi. Ndumva ayo mashyi ari makeya. Yavanye ipfunwe mu maso yacu, yavanye ipfunwe mu maso yacu. Ibyo rero ndagira ngo mbibashimire. Rero ndashaka kubabwira, twari twatangiriye ku mugabo umwe natinye, ariko nanone natinyutse ku bwari amagambo. Ni umugabo ngo wari waraguje iminsi yose. Kimwe mu bintu nshaka kubabwira rero, uyu mwanya wa none aha Imana ibantumiyeho, naringiye kubahereza isezerano Imana yampaye. Nimwaryizera birababera uko mubyizeye, nimutabyizera n'akazi kanyu. Kandi jewe ndabibatahana, ndabicyura. Umwuka wera yantumye
namenye ko uhereye aka kanya ka nonaha nza nkababwira ngo Farawo uguhagaze imbere, Imana iraza kuza kukuremera inkoni yo kwitwaza imbere ye. Imana iravuga ku nkoni yawe, umwikirize ntacyo bitwaye. Imana iguha umugisha cyane, Imana iguha umugisha cyane. Nkunda abantu babyumva bakabyumva vuba, ariko nari ngiye kubabwira abari mu maanalize turabasize. Ndashaka kubabwira ngo jye natangiye no kwakira bimwe mushumba yaduhanuriye, natangiye kubyakira, hari birimo bibisikana n'ibindi. Ndabatangariza rero, Farawo waguteye ubwoba, Farawo wagufatiye abana, Farawo wagufatiye ibyawe, Farawo waguhagarariye mu byawe, Imana imwambuye ubutware n'ububasha n'uburenganzira, kubera ko Uwiteka Imana ishobora byose igambiriye kugira ngo ikugirire imbabazi. Icyama mukaryumva, icyama mukaryakira, icyama mukaryizera. Nimwaryizera rirabakorera, nimwaryizera riraza kubagirirwaho, nimwaryizera riraza kubaremera ibitangaza. Tuvuge ngo amena. Mu by'ukuri ndashaka kubabwira uyu Mose batubwiye yari ameze nk'uko nawe umeze. Mose batubwiye yavutse nk'uko nawe wavutse. Nibe nawe wanavutse neza. Harimo abavutse muri mwebwe babajyana muri za nuza za beriso, babajyana aha mu bikuvurori, babajyana mu bishuka byiza. Ariko we yavutse mu gihe abana bahigwa. Mose yavutse mu gihe abana barimo bahigwa, kandi ntabwo ari we gusa wahigwaga, ngo bari abana b'abahungu. Hanyuma ngo biza kuza kurangira Imana ngo ikora ibitangaza. Nzabivugaho, ariko ngo Imana ikora ibitangaza. Igitangaza cya mbere Imana yakoresheje ngo nuko ngo kugira ngo icungure abahungu cyangwa se icungure Mose, ngo yakoresheje igitangaza kitajya kiba ku bandi, ngo ikagihereza ibise byihuse Abaheburayo. Murumva ko Imana itarabura inzira rero, ikagihereza ibise byihuse Abaheburayo. Hanyuma si ibyo gusa, uwitwa Puwa na Shifura barababwira ngo muzajye mubanigira mu maguru. Ubu dufite abadayimoni barimo banigira abana bacu mu maguru, barimo babanigira mu mitima, barimo bagenda baniga umwuka wera. Nibavuga nimwumva mvuze abana, nimugire ngo ni izi impinja zivukira muri CHK n'ahandi, ariko muze kuza kuvumbura ko impinja z'umwuka wera zimerewe nabi muri iki gihe. Impinja z'umwuka wera zirimo zirahigwa. Abasenga mube maso, abasenga mwizera, abasenga mwambara imbaraga, mwongera izindi imbaraga. Ariko nashaka kubatangariza, nubwo abarangara barangaye, umwuka wera aracyabera amaso impinja Imana yashyize mu bugingo bw'abizera. Nimundebe mbabwira ikintu gikomeye, ndabona mutabihaye agaciro. Nta muntu n'umwe muri twebwe uzigera agira imbaraga zo kuramya, zo gusenga, zo guhimbaza Imana atabifashijwemo n'umwuka. Kuko Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka wera w'ukuri naza ngo azababashisha. Umwuka rero arabasha. Iyo umwuka yakugezemo, kuramya urabishobora, gusenga urabishobora, kwirinda urabishobora, gukiranuka urabishobora, no gutera mu izina ry'Uwiteka ugatsinda mu izina rya Yesu, nabyo birakunda kandi birashoboka. Hanyuma rero Imana ibarindira abana ari wo mwuka wera twahawe. Murabyemera se? Murumva mubyakiriye? Imana ibarindire abana. Ntabwo umuntu ufite uyu mwana, ntabwo uyu mwana ajya mukundira akajya kugambana, nta mukundira kujya kwiba, nta mukundira atongana. Uyu mwana afite ukuntu abunda muri twebwe. Wajya no gukora akantu, uyu mwana akakubwira ngo ako kantu koze ntabwo kabaho. Ndashaka kubabwira umwuka wera w'Imana abagabira umwana, mugenda n'umwana w'Imana ari we Kristo. Kimwe mu byantangaje rero, aravuga ngo bazajye babaniga. Si ibyo gusa, ngo nyina wa Mose agize umugisha nk'uwo natwe dufite, ngo abona aramubyaye. Hanyuma ngo amuhishe igihe kingana n'amezi 3. Simbitindamo, ngo amuhishe igihe kingana n'amezi 3. Ya mezi 3 yamuhishe, ngo kumuhisha biramunanira, arinda ubwo amubohera akato. Sinshaka kubitindamo, ngo amujyana ahantu mu rufunzo, ngo amushyira ahantu mu ruzi. Ariko ngo amushyize mu ruzi, Imana isigarana imirimo yayo. Imana yibaza ukuntu izatabara Mose, yibaza uko izamucungura, yibaza uko izamurwanirira. Ubu hari abantu bibaza uko bizagenda. Ndagira ngo mbibabwire, si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe. Uwiteka niwe uzi byose, Uwiteka niwe uzi uko bizagenda. Hanyuma biza kuza kurangira umwana ajya mu rufunzo. Hanyuma wa mukobwa ajya koga, sindi buze kuza kubivugaho. Imana mbonye iciye inzira nk'izigiye kubacira muri aya masaha. Mbonye iciye inzira, wa mukobwa agiye koga, ahita abona kakato agasangamo akana, ngo kararirama, ngo karize. Bakavanyemo ngo kararira karize, ngo akitegereje, ngo ahita abona ko kana ngo gafite igisobanuro, ngo aravuga ngo yo ni Agaheburayo, ngo aranakamenya. Ariko ngo akamenye ntiyagataye, ahubwo ngo yakazamukanye
kujya kurererwa aho bidakunda. Nimunyumve neza, tuzatungira umwuka wera aho bidakunda, tuzagirira imbaraga z'Imana aho bidashoboka, tuzasengera Imana aho bitashoboka, ariko Imana yacu izahimbazwa muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo ajya kurererwa aho bidashoboka. Umuntu uvuga ngo gukiranukira hariya ntibyakunda, sindi mu ruhande rwe. Nta hantu na hamwe umuntu atakiranukira. Murabinyemerera, murabizi neza. Kimwe mu bintu Imana ireba kandi kiteye agahinda, kikayitera n'umubabaro, sa nushyiramo akabaza ndi kuvunika, kikayitera n'umubabaro cyane, kikayiteramo umubabaro, n'ukuntu uyu mwanya wa nona wakiranutse, wicayemo hano warakiranutse, baragukubita, bagukubitira agakiza. Urabizi ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, batabyemera, batakwemera, batabiha agaciro, urinda hano harimo ababikubitiwe. Uretse uyu munsi ko kumwakira cyangwa se kubatizwa ni ibintu bisigaye bisanzwe, ariko harimo hano ababikubitiwe. Hano harimo abantu babikubitiwe, babikurirwamo n'inzara. Hanyuma bamwe muri twe turasenze, tugeze iyo tugera, hari abagize batya baratabarwa, barimo barajya mu Bushinwa, abandi Dubai. Uretse ko uyu munsi ntibishoboka bamwe, ariko abandi namwe muhawe amaduka, abandi namwe muhawe ibikomeye, abandi namwe mwambaye amakote ya magana angahe, ariko uyu munsi guhimbariza Imana mu maduka bamwe byabananiye, guhimbariza Imana mu mashopu bamwe byabananiye, kuyivuga neza mugeze mu Bushinwa byabananiye. Ariko ndababujije, mwikwitura Imana ibyo, nimunyemerere, ahubwo iki nicyo gihe kigeze ngo duhimbaze umwana w'intama w'Imana. Natangaye rero, natangajwe cyane bikomeye ngo no kubona akuriyeyo. Ariko amaze gukura, Satani ngo ararakara, Farawo ararakara, abona amahirwe yo kumunigira mu maguru, ntayagezeho, abona yo kumwicira mu rufunzo no mu kato, ntayagezeho, amutega ikindi gihe, arazamuka. Ngo amaze kuzamuka ariga, amaze kwiga akora n'ikosi, aba ukomeye kwa Farawo. Ibyo byose Satani arabireba, aramutega. Hanyuma ngo agira ishyaka ryinshi ryo kurwanirira Abisiraheli, ngo arimo arwanya Umunyegiputa. Umwisiraheli aramubona, ajya gukiza Abisiraheli. Ubwo ndabicamo nihuta, ajya gukiza Abisiraheli, ngo bahita bavuga ijambo rikomeye, ngo baravuga ngo urashaka kutugira nka wa Munyegiputa wagize kwa kundi witwa Mose, ngo ahita acika, arahunga, aragenda. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye, ngo acitse agiye, ngo atungukira ku iriba, afasha ba bakobwa kubera umutima w'imbabazi n'urukundo n'agakiza yari afite, afasha ba bakobwa kuhira amatungo. Abakobwa babwira ise Yetiro, baramubwira bati turimo tuvugana, duhuye n'umuntu, niwe udufashije, niyo mpamvu dutashye kare. Hanyuma uwo muntu baramumuzanira, ngo se aramureba, ngo abona akwiriye kuba umushumba w'intama ze. Amahirwe Satani arayica, arayazimya burundu, kugera ku kigero uwo muntu wari ufite ibintu bikomeye ku rutugu, wari umusirikare ukomeye kwa Farawo, wari generali. Satani aramumanuye, aramukubisa, aramurangiza, ubuzima bwe butesha agaciro. Si icyo gusa, ahita amujyana no mu ishyamba. Ariko nimwumve, murabona inzira kuri mwe zararangiye, murabona inzira ku bantu zararangiye, urabona ku buzima bwawe ubuzima bwarahagaze. Nje guhanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, nje guhanurira ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Ntabwo birarangira, byarangiye ku bantu, byarangiye mu miryango, byarangiye ku mashuri, ariko ntabwo birarangira imbere y'Imana. Twaje imbere, ababyizera Imana ibamera umugisha. Ntabwo birarangira. Tera haleluya cyane, shimira Uwiteka, kuko ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Bashumba, ntabwo birarangira. Abantu bazi ko byarangiye, muzamura ibiganza turebe. Ibintu by'abarokore ntabwo bijya birangira, ahubwo nibwo bitangiye. Kandi bitangira uko twumvise aya magambo y'Imana, bitangira uko tugenda twumva ubuzima bw'umwuka muri twebwe. Ariko Mana, ndafashijwe Mana, yewe ndasa nubaha akagero, ntabwo byanditse ariko ndasa nubaha akagero. Ndimo ndabona ndimo ndabona nka Ntuza, nka Yetiro afite abakwe nka batatu cyangwa bane, afite nk'umukwe Mose, afite nk'umukwe w'umuminisitiri, afite nk'umukwe wenda wundi w'umugenerali, afite n'undi mukwe wenda ushinzwe inganda. Noneho akaba afitemo n'umukwe nka Mose, yajya gukora presentation yerekana abo bakwe be, akajya avuga ati uyu nguyu ni generali, uyu ni minisita, uriya nawe ashinzwe iby'inganda, uriya nawe ni umushumba. Amashuri Mose yize ntiyayavuga kuko bamuzi mu ntama, baramujimije, baramurangije, baramucecekesheje, baramuzinze burundu, byararangiye. Ngo
kugera ku kigero ngo azajya yicara we agahaguruka asuhuza abantu avuga ati nanjye ndi umushumba wa databukwe, hatavuga iby'amashuri. Satani arakubita, abadayimoni barakubita, barica, bararangiza. Kandi nimunshuke, uyu mwanya wa none hari abicaye muri dekorasiyo, mufite nuza, mufite amadiguri yanyu, abandi mufite za masters zanyu. Satani arakubita, ariko nimwumve mbabwire, amahirwe yawe ya mbere yarapfuye, Imana izanye amahirwe ya kabiri muri aya materaniro yaranshawa. Ababyizeye Yesu abampera umugisha, ariko Imana igiremo andi mahirwe ya kabiri. Murabyemera ko yayabaremera? Imana igiremo andi mahirwe ya kabiri. Mu ijambo ryamfashije cyane, ngo witwa Mose, ngo arakomeza yirukanka inyuma ya za ntama, zirukanka inyuma, araziragira, ariko iminsi we iba myinshi igahimwa n'umwe. Hanyuma reka mbareke ubwo mutabyakiriye, ariko nashakaga ko uyu munsi uba umunsi wawe nawe. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Uyu munsi nawe uba umunsi wawe, Imana ihure n'ubuzima bwawe, Imana ihure n'ubugingo bwawe, Imana ibamere umugisha mwinshi. Ngo umunsi umwe aragiye, ngo mu gihe yari aragiye ari ku musozi, ngo agiye kubona cya gihuru kiraka, simbitindamo, abonye cya gihuru kirimo cyaka, ngo biza kuza kurangira, ngo agenda agisanga, ngo agisanze ijwi rivugiramo, ngo riramuhamagara ngo Mose. Aritaba, riramubwira ngo kwetura inkweto zawe, kuko aho hantu ugezaho arahera. Mose rero birumvikana ko yazikwetuye. Kuzikwetura ni igisobanuro cyo kwihana, ni igisobanuro cyo kwezwa. Birashoboka ko yavuze uti Imana inyeze, nagiraga ishyaka ariko nigumuye Egiputa, murenzaho ka gacanga mbabarira. Iramubwira ati ubwo watuye ukabuvugishije ukuri, ndakwejeje, ndi Uwiteka, ni naryo zina ryawe. Iramubwira ngo urabyemera ngewe nawe ngutume, hanyuma ureke dukorane. Ngo arayibaza ngo uranumaye. Iramubwira ngo ndashaka kujya muri Egiputa. Yibutse ko yahahoze, yibutse icyo bita ubuzima bwa Farawo, yibutse ubukana bwa Farawo, yibutse ubukaka bwe, yibutse ubugome Farawo agira, ngo ahita atangira kongera kudedemanga, akajya avuga ati ndavuga ntabyumva, tuma Mose. Iramubwira ngo ni wowe mbonye. Icyama Imana ikakubona muri aya materaniro, iramubwira ngo ni wowe mbonye, genda ujye kunzanira y'ubwoko. Ngo aravuga ngo ntumanye iki? Iramubwira ngo ufite iki mu ntoki? Hanyuma mu gihe imubwira ngo afite iki, arayisubiza ngo ni inkoni. Bene da nimundebe mbabwire, yarayisubije ngo ni inkoni mfite. Ntabwo yigeze imusaba ayo madiporome Satani yishe. Yambwiye ngo niba ari inkoni ufite, yijugunya hasi ihinduka inzoka. Kuyikubita hasi gahinduka inzoka, byari bisobanuye ngo iriya nkoni akubise hasi nubwo yumye ikaba ivuyemo inzoka igenda, ni igisobanuro cy'uko Abisiraheli Imana izabasubizamo ubuzima, bakongera bagakorera Imana, bakongera bakaramya Imana, bakongera bakagendana n'Imana, kandi bakongera bakaba mu buzima buhimbaza Imana. Ngo arongera aragenda. Umva nkutangarize, niba utaribye, niba utarasambanye, niba utaragambanye, niba utarakoze ibibi, akira ihumure. Imbaraga zikwicayeho mu ijuru barazikuvanaho, urongera wakira ubuzima bwo kuramya no guhimbaza. Natangaye. Ngo aragenda ngo afata ya nkoni ayikubita hasi, iragenda. Imaze kugenda ngo ariruka arayihungira, amubwira ngo ngera ugaruke wongere uyifate umurizo, wongere uyifate. Ngo arayifata ihinduka inkoni. Iramubwira ngo uzabavanayo, uzabakurayo. Nari ngiye kubatangariza itangazo rikomeye, nimwizera murabavanayo. Hari ibyo tugiye kuvanayo none ahangaha. Murabyemera, murabyakiriye? Iramubwira ngo uzabakurayo. Hanyuma nimwumve mbabwire kimwe mu bintu nabatangariza aka kanya, Uwiteka avuge ku nkoni yawe nawe. Reka nyibatangarize, wenda mutagenda muvuga ngo ubuse twese inkoni twazikura he. Ntabwo ari ngombwa kujya gushaka igiti mu ishyamba, ahubwo uyu mwanya wa none Imana yanavuga aho wicaye muri uriya mujyi. Iriya yakubera inkoni, yavuga ku kadiporome kawe nawe. Imana yavuga, ariko ndafashijwe Imana nawe yavuga kuri diporome sipiriye. Uharakana Imana yavugaho none ahangaha, yarangiza kukavugaho kakaguhindurira amateka. Imana nawe ireba inkoni yawe yavugaho, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Iramubwira ngo
ndavuga ku nkoni ayivugaho, ariko ngo imaze kuyivugaho ngo ayijyana imbere ya Farawo, ngo ayikubise hasi ya nkoni ngo iragenda ihinduka inzoka. Ngo baraseka, ngo baravuga ngo natwe izo turazitunze. Ariko kimwe mu byo nabatangariza, nubwo avuze ngo natwe turazitunze, ngo abakonikoni batandatu baraza nabo bakora izabo, ngo barimo kuzikora, ngo biza kuza kurangira ngo iyo Mose irabyimba, ngo imaze kubyimba imiri ya mbere, ngo irangije ku miri ya mbere imira ni ya kabiri, ubwo bufindo ntibari babuze imiri ya gatatu, ngo izimira ari esheshatu zose zishirira mu nda. Hanyuma biza kuza kurangira ngo izimize zirangiye, ngo Imana ihamagara Mose, ngo iramubwira ngo ongera wuname uyifate umurizo. Ngo arongera arayifata. Hanyuma uwitwa Mose aba yibitseho ubutware bw'abanyagiputa bose. Imana y'imbaraga ibampera imbaraga zituma mwibikaho ubutware bw'abadayimoni. Mwavuze ngo amena? Murabyizera? Ntabwo mubyizera. Imana ibampera imbaraga. Buriya niba hari ikintu cyari kiryoshye cyafashije cyane, mbibabwire gute se? Mbibigishe gute se? Namwe ni mundebe hano mbabwire ikintu kidasanzwe. Ibaze kuba uri mu rwanywa n'abantu bangana wenda ni 10, 20 cyangwa se n'abantu bangana na miliyoni, warangiza ukajya ukabona ubonye umugabo mukorana akakubwira ngo ubutware bari bagufiteho buramirwa n'iyo nkoni yawe mvuzeho, kandi guhera aka kanya ubwo inkoni yawe iri bubimire uzajya uyigendana, hanyuma uzajye wizera ko ubafite mu kiganza bose kandi ubafiteho ubutware, ukaba ubafiteho n'icyo bita ubushobozi. Uyu mwanya wa none muremera Farawo wawe umugireho ubushobozi kubera inkoni yawe Imana ivuzeho? Erega nimundebe hano mbaganirize, ndumva ashaka ko mukomera, mudakomejwe na bahokere, mudakomejwe n'imiryango ibyo murimo mwitotombera, mudakomejwe n'abakomeye, mudakomejwe n'abakuru banyu, abo nabo kubakomeretsa. Imana iravuga ku nkoni yawe none ahangaha, nawe ugendana ubutware bwawe. Murabyakira cyangwa ntabwo mubyakira? Akimuhana kaza imvura ihise. Akimuhana kaza imvura ihise mushumba Sipiriye, akimuhana kaza imvura ihise. Ndashaka kubabwira n'ibyo baduhaye barabiducyuriye, ariko muri aya masaha y'isa sita akira guhura n'Imana yawe. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Erega hari ikintu ushaka kubatangariza, ntabwo ari ngombwa ko uzahora ukorerwamo, uterwa inkunga, uhabwa n'abantu, upangirwa. Uwiteka narinje kumukubwira ko ashobora byose. Ndaguhanuriye, Imana iravuga ku nkoni, ariko ndafashijwe, irayivugaho. Nimara kuyivugaho nawe urajya usohoka, kandi nusohoka ugira icyo usiga, ariko ndafashijwe, ugira icyo ugendana. Biraterwa nuko Imana yavuze ku nkoni ya. Niba hari ikintu kibaho, dayimoni igira agasuzuguro gakomeye. Ngo irazimira. Ngiye kubabwira akantu gato k'ubuhamya, ariko ndakihoreye. Nibutse ko ndi ku isi yose, ndi ku isi narahageze. Nzakababwira twiherereye, ariko nimureke mbatangariza itangazo rikomeye. Imana ivuze ku nkoni yawe, ntabwo umuntu yafata umwana wawe ngo amuhindure igitambo. Muri iki gihe hariho ubugome bukomeye. Ubwo ujya kubona ukabona umuntu akuzaniye kado, ariko mu by'ukuri atari na kado azanye, ahubwo azanye impano ipfunyitsemo ibintu bye byo kugira ngo umwakire ibyamunaniye, hanyuma ugafashwa n'ibyo uri burya icyumweru, ariko afite imbaraga gupfunyikiye. Ariko nimwumve mbabwira ikintu gikomeye, Imana niguhereza inkoni yawe uzajya uryama uhita uvumbura uwo muntu n'ibimuzanye. Imana niguha inkoni yawe. Murabyumvise? Ndimo ndabona mukomera Imana amashyi. Murabyumvise? Ahari murabyumvise? Ndimo ndabona mushimira Data. Mutere haleluya, mushimire Data wo mu ijuru. Ariko nendaga kubatangariza aka kanya ka none ahangaha, hari uburetwa bubi bw'abadayimoni, ariko namwe